Umutahira TV. Hari umutahira uri kumwe gitara gitanga ngo n'umuvyeyi n'urugeni ntwara yo amashyi bagomba shifa gitenda yishe amashyi cyane kari ngambino komeza mu gitaramo nanjye ndagenze shire muzinda ariko nje nitwa indengera barwanye ndumugunguzi wisonga mparangiye imiganza nyongereza ibona wangu Rwanda banyite nkubitoye batoye ngo bita rusenga taba ukundu wabo ndamugana na wangu Rwanda zibone cyane hamujyaniwe erega ntamugenga murabazira nenge zimiyo bahanagura bahanamye ndana shaka zimarine ngabirwa yabaganwa abaganda zirakukanya amagana abagabo bayivuganirwa inugubera birori n'ikiru bibirubereye ibirori ntore zibereye guhamirega buryo mu nkakunda amagayo burya mumfizi wehugu nkunda rusengo mu bakobwa nkunda muziranenge naho mu bahungu nkunda muzira kugisha zirimi y'amabara meza bayita ingomba mihigo zirimi y'amabere meza bayita indatirwa bahiga zirimi y'amasimbi ku mugongo burya nayo yitwa rusenga mihigo zirimo simugoma nayo yibera mu we nkangura basinziriye abari maso muranyu zirimi y'amuzana bayita umuziranenge ingamba yabyaye indemesha indema rugamba ya impinga yabyaye ngabihazahutisha zirimo indende iratemisi zigahanagura ijuru burya baragijana ntibaryija ubwatsi buryohera ihanubwa amanziranzira zirwamo izibamo itagira impumu ntikaruka ngo bimire higenda mu ngabo z'umuhure burya ntawe uyirongo humbyingwe n'ubingogwa Kamara tayabereza mbaye ikindi rwabirindi yashiragamo zikubye umujya w'ikinini baheze mu mihera y'iki basigaye bakemuka rwema basigara baririmba mu batiri mututo mpamagaze kandi madumimira yadikere maze nanjye nungura igende kuko mwanza kwana gahinde murarara hozara burya cyagihuru cyo mbayaga kuko cyarahiye kirambere mu gitanda byutse nanjye yaruhota zahinduye murarara hozara Niba bitarusenga tabani wese umutanga niba bitarutanije kuri ndihwa byanya kugamba n'umuhungu wa murangamira tabana reka tuguhe ibyivugo ngo baye mwana kandi utetse mu ntebe direye barwanye n'umuhungu uzusanga paranye imigaza nyingizi ngo n'uwabugwa niba bagarika bahenda n'umuhendo kurwana midapanisha amakuza Muhammadin rugaragara neza rutogoza inyanzi kuvugira ibineza abahungu bahurira kudatinya burya nitwa museru kandi ntorera ngo ni rwaje Gigi gasingi kwikine ukura mu mwana bagiko kihinga ibindi ngamwe ni abari bakurira ibikigira umutombe hindana yisinzima bitakasika maze nanjye nungura igende kuko mwanza kwana gahinde murarara hozara choni muzi dushingashi wadushingira ibikingiwe turirimbe zanya kubwire murarara hozara burya cyagihuru cyo mbayaga kuko cyarahiye kirambere mu gitanda byutse nanjye yaruhota zahinduye murarara hozara nta n'umwe ahisemo muri yaje kuvuga ko atwifuriza ibyiza gusa nagira ngo rero mbabaze mwese uko muranda babaza ikibazo kimwe gusa ugitsinda arabatsindishirije abandi ni mu gitsindwa murahita mutaha mwese ikibazo kiragira kiti ubu ni 5:14 ku isaha y'abazungu muri kubyumva mwese
ubu ni saa 5:14 ku isaha y'abazungu. Ku isaha y'abanyarwanda ni sangahe? Iyo ntabwo ari abanyarwanda cyagutsinze. uwumva atari buvuge ajya gufata bose baratsinzwe. Ntabwo mutsinzwe? Aha, hari ugiye kubatsindishiriza, reka turebe. Uyu nguyu bwameze ubwanwa bungana gutya ashobora kubitsinda. isaha y'abanyarwanda saa 5:15. Iyi saha avuze ni iy'abazungu ntabwo ari iy'abanyarwanda. Umubyeyi ndi kubona afite mikorofone, ariko umubyeyi urabizi n'uruhanga rw'uruhemure ntabwo natinyuka kugira icyo mbabwira kuri iyo ngingo. Ariko niba harimo abandi bahungu tungana dushobora kujya mu mirya tugakirana bigakunda, nagira ngo hagire uza dukirane kuri iyo ngingo. Arahari? Umubyeyi ntabwo nakirana nawe rwose, ntabyo bahungu. yego ibyo uvuze nibyo Ariko niba hari uhari hano habuze n'umwe. Reka mbakopeze. Iyi saha mu kinyarwanda ibanzirizwa n'amataha y'inyana, hanyuma iyikurikira n'iyihe? Hari uwabimenye? Singakopeje? Ninde ugifite? Nabwo kirabananiye. Noneho nimutaha nimuzanagaruka. Hagati y'amataha y'inyana ngiye kuvuga igikurikiraho hari amashoka y'inka. Ubwo iyi saha ni sangahe? Yemwe ya kizungu biratunaniye twese. ntabwo bazi gukopera Aravuze ngo ni ikiberi. Ndabizi umubyeyi araza kubatsindishiriza, ariko reka mbareke mukomeze mugende aho mugaragiye sobuja. Nimuza kubona incungu mwese uko mungana ndaza kubashimira, ariko mbere byose reka batatu bagane hariya, abandi batatu bagane hariya. Aba bahungu ni beza, baracyari mu itorero, baracyatozwa. Nagira ngo mumundire mubashimirire nabo rwose n'abahungu beza cyane. Urabona ko baseka neza, ariko tumugereza umutunguzi hariya uza kubatungura kugira ngo ibintu bize kugenda neza. nkuko wari ubabajije hari ibibazo bibagora kuko burya nubwo bagira ibyo bita mwuga ariko burya ntabwo babimenya nk'ababibayemo. Yego. buriya n'iyo hari amahugurwa gusa atari uko babiyobewe, kuko babyumvise bakumva atariho ikivugo. Nibyo. wavuze ko utari bukirane nanjye, ariko amasaha iwacu yahozeho. Yego. byantangaje kumva hari abashaka kuvuga ko ari kibera inka. Kandi ariko nabo bagerageje. urebye bagerageje. ariko rero utaravuga umuseke weya, ntavuge inkoko za gatatu, ntavuge umusambi, izuba rirasa, ntavuge agasusuruko, ntavuge amataha y'inyana, ntavuge igitondo gitangaje, akareka inyana zisubiriswa akagera za kibera inka. naho bagiye kure. iki gihe rero cyari amasaha yo gushoka kw'abahungu. aha mwabyumvishe. mumundire mu mwese ko muri hano mujye mugushimira cyane. Murakoze cyane. Perezida kumurwa ndayikunda icami gw'inka ya rugi nguya nkari abanditse ibitako bayihaye n'ibitambiro zitahaye aceza ku isoko masako yakabubanishe bikamanura babegereye bamenya igisumiriye ku ruhende nyarubuga zirataha murongo niyekomye inkoro hasi n'urubinyari Umutahira TV. ziriba n'intubu gicurwa niko ari kuzuzwa n'inyundo mwamwi yanongireza urwango rw'umushoza rukika muzi kwa mabuka rukinga mucereke mugabo utaba kurwanira w'ishyamba urambera ubwanagaye inageza Mahoro mubyeyi, izi ni ingingo zacu Umutahira TV. murenze yo kwibwiriza ku mazina yazo batagira mu yindi ngingo zacu, maze nkabitutse ngira nti zirimo samina rukinga mazi rutegura bibera rubangurira miniho. Nendeze mu rubundi haganirwa na rubanda mu ruhanga rwa Kigali baribinurwa mu rw'amakombe ya Ruganza.